Yo, my people, today ni a show point DJ Sky Missimo. Ni a Pablo Papito Patrino Macadon Tigre Scope Pistol at it's a back and sharp boy, bit back and boy. You know the shino the vanilla the queen, ni a show point DJ Sky Missimo. Mumese mteme so fresh meso kuragwani waho wabuherereye hose mu gihugu cyacu cy'u Rwanda aho anavuga ngo ni igihugu twatingamayemo n'abagituye twese anavuga ngo aba amajyepfo amajyaruguru burasirazuba n'uburengerazuba ndetse n'umujyi wa Kigali anavuga ati aho wabuherereye hose haba mu Burayi ndetse muri Aziya ahantu hose wabuherereye navuga ati kanizere ko umeze so fresh umeze so kuragwani so nibisanzwe ahangaha tuba tuje mu kiganiro Sky Show. Byo ni ikiganiro ugezwaho na Sky mwenyewe aho bibera na handi nanga kuri Sky TV Show. Navuga ngo niyo channel twabonye ibone tugomba kujya duhurizaho tukamenya updates z'uyu munsi, tukamenya updates ziba zaragiye zitambuka, tukamenya wagwan, tukamenya ama update kuri update. So for right now nguzaniye updates zivuga ku muhanzi Tyler. Uyu mu baby kabisa nkuko muri kumubona ku ma screen yanyu numukobwa navuga ati wazamutse neza wahiriwe nino career y'umuziki umeze neza kabisa muri no muziki aho navuga ati no baby wamenyekanye mu gihe gito kandi ndetse ku ndirimbo ye Water ndakeka izi abantu benshi cyane navuga ati barayimenye cyangwa se yararebwe cyane ari nayo navuga ati ndimba zamukiyeho navuga ngo umubare wayibonye abawucinze ndirimbo ye ni umubare munini so navuga ati uyu baby bita Tyler yitwa Tyler akaba ari umujamaika uyu baby kadusome iyi nkuru yiwe inkuru yiwe iravuga ati umuhanzi kazi Tyler uheruka kwegukana ibihembo bitatu bya MTV Award byatangiwe i Manchester aho nahandi ni mu Bwongereza inkuru ikabukomeza ivuga ati yibitseho umukofi uhagaze arenga miliyari imwe y'idolari nk'uko byemejwe na company ya Jacob akaba ari indi ni company ikora imikufi ariko ya mikufi ihenze ya mikufi usanga ikozwe mu mabuye y'agaciro ikozwe mu madiyama mu mazahabu rero iyi company iravuga yuko yamukoreye umukufi uhagaze miliyoni imwe y'idolari ubwo dusanishije mu manyarwanda ni miliyoni ni miliyari imwe inarengaho hafi muri miliyari ebyiri so navuga ngo uyu ni umukufi navuga ngo agiye kujya yambara renda ubwo azajya yagiye performance then on the video kwani kugira ngo nawo akomeze kugenda uhesha agaciro so twakomeje another update ni update ziri kuvuga ku muhanzi Diamond nk'ibisanzwe ntago ajya yiburira ati n'ibisanzwe ni kwa kundi kwiyo naga ajya hinduka yaguma ari Diamond tuzi ngo ukunda ngabagorera ngo ukunda ngabagore so rero uyu muhanzi Diamond ndakeka cyangwa se ndamye neza nashidikanye yuko waba utazi yuko ari muri navuga ngo ni mu kigare cy'urukundo mu munyengo w'urukundo hamwe n'umuhanzi kazi Zucu navuga ngo ni umuhanzi nawe ubarizwa muri Wasafi Record kabisa Zucu akaba ari artist wa Diamond Platnumz akaba Diamond amumanaginga muri label yiwe ya Wasafi Record so rero update ari kuvugwa kamusomera inkuru hejuru bundi dukomeze twumve wagwane umwana murizi nakorwa urutozi Zucu na Diamond bongeye kwiriza ubwo kwiriza ari ukuwe rero shaka kwibase kwiriza bashatse gukoresha ijambo kwiriza so Diamond na Zucu for right now navuga ngo umubano wabo ntabwo umeze neza
ntabwo uhagaze so fresh. Harimo haravugwa yuko Zucu yaba yongeye gukeka Diamond, bikaba byatumye ngo basa nkaho batandukanamo bavuga yuko Diamond yaba amuca inyuma. So izi update ntago zirajya hanze cyane wenda ku buryo twazinjiramo fresh, ariko izo wakagombye kumenye for right now nuko navuga ngo ntago barimo baracana uwaka for right now. Twakomeje mu zindi update. Mani Martin uyu mujene bundi niwe mujene nari nkumbuye kabisa kubona muri no industry yacu y'umuziki nyarwanda, ko araciyemo igihe kinini cyane kabisa atagaragara mu bitaramo byo mu Rwanda, atagaragara muri show zo mu Rwanda, atagaragara mu iki, ariko muri Connect yejo bundi twamubonyemo yarana performance bya tradition nkuko n'ubundi dusanzwe tubimumenyereyeho. Navuga ati Mani Martin kabisa ubu for right now inkuru irimo iravugwa nuko Mani Martin yashyizwe mu kanama kirushanwa Battle of the Bard riterwa inkunga na Amstel. Iri rero ni irushanwa navuga ngo riba rigamije kuzamura abana bafite impano hirya no hino mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, aho navuga ati ni irushanwa nyine navuga rifite uburemere, rifite ukuntu riza gushyigikira aba artist nyarwanda new generation mu bintu byose bigiye bitandukanye, haba artist haba comedian, nyine impano yari yose igiye itandukanye. Bano bajaji baba barahanga kugira ngo baze kujajinga barebe ese ushoboye ninde ushobora guhabwa amahirwe yo kuba yagrafinga then bakazamura impano ye. So rero Mani Martin yongeye guhabwamo akazi nk'umujaji, yongeye guhabwamo akazi nk'umujaji uzajajinga iri rushanwa. Twakomeje ibya Meddy barimo baravuga ati Meddy shanga nawe ngari mu bantu ngo batumye ngo fata ku mavuta ngafungwa ngo ko ibintu yari yamuvuzeho. So twigarukire tugiye kujya mu matiku, sibyo? Meddy turabizi ko yeguriye umuziki wa gospel. Meddy tuzi yuko atakibarizwa muri secular, Meddy ahagaze muri gospel for right now. So ibiri kuvuga kuri Meddy ni ibi ibiri kuvuga kuri Meddy nuko arimo arategura igitaramo cy'amatua hariya muri Canada. Navuga ati ni igitaramo arimo arashaka gukora, ariko akaba yashatse abo nakita nk'abandi bunganizi bagomba kuzakorana muri icyo gitaramo, muri ibyo bitaramo afite. So Meddy benda kambasomere titire hejuru afiteho kugira ngo tumubashe kwinjira neza muri ibyo bintu. Umutwe nakuyeho. So kansamo inkuru ibyo Meddy yashingiyeho atumira Adrien Misigaro na Gentil Papier. Ona undi ni kanyisubiremo neza nyivuge neza. Ibyo Meddy yashingiyeho atumira Adrien Misigaro na Gentil ubwo nawe ni Gentil Misigaro, nuko mbona naryo bashyizeho na Patient Bizimana mu bitaramo muri Canada. Ahangaha bafite ibitaramo bagomba gukorera muri Canada, ariko gihagarariwe na Meddy nkuko tubizi neza ko yagiye muri gospel. So ushaka kwibase ni ikihe kintu gishobora kuba cyaratumye Meddy abasha ajoininga aba ba artist band, navuga ati bamutanze gukora ino njyana, bafite ubunararibonye muri ino njyana. So benda tudatinze aba iyo Gentil Misigaro na Adrien Misigaro ni abantu benda navuga ngo bafitanye relationship iri grapho hamwe na Meddy, navuga ati n'abafamiliye, kubera ko buriya kuba wakorana n'umuntu muhuza cyane, nyine wa muntu mubona ko mu macingana cyane yuko noneho banabana ntara mu gihugu cya Amerika, bana muri leta ya Amerika. So navuga ati aba bajene
nawe kuba baratekereje kuri iki kintu cyo kuvuga ati dukore igitaramo iki n'iki, kubera ko nibo ba gospel navuga ngo barizwa kuri wa mugabane, navuga ngo nibo ba gospel, navuga ati bari hariya hafi bashobora kuba bataramira abanyarwanda n'izindi nshuti, ndetse bakaba bakora igitaramo cyiza cya gospel, kandi ndahamye neza nashidikanye yuko nk'abantu birirwana nyine tu wallahi nta kuntu batakora show ya danje. Twakontininze abantu bari kumbaza ati se iriya ni umugabane ni igihugu? we muze kumbwira muri comment, mumbwire Amerika ni umugabane ni igihugu wa Rwanda. Twakomeje. Umunyamakuru Sam Karenzi ati umunyamakuru Sam Karenzi yemeye kwishyurira itike abafana 50 bifuza kureba umukino w'u Rwanda ruzakira Libya kuri uyu wa kane. Nawe wagura itike yawe cyangwa ukagira bamwe mu bo ugirira bifuza kureba uyu mukino ugurira. So kanyisubiremo neza wenda nyisomye nabi. Umunyamakuru Sam Karenzi yemeye kwishyurira itike abafana 50 bifuza kureba umukino w'u Rwanda ruzakira Libya kuri uyu wa kane. Ubwo ni ku munsi w'ejo. Nawe wagura itike yawe cyangwa ukagira bamwe mu bo cyangwa ukagurira bamwe mu bo iyi nkuru ko mbona birimo birancanga gusoma ikinyarwanda, mbona biri kunjabuka. Umunyamakuru Sam Karenzi yemeye kwishyurira itike abafana 50 bifuza kureba umukino u Rwanda ruzakira Libya kuri uyu wa kane. Nawe wagura itike yawe cyangwa ukagira bamwe mu bo ugurira bifuza kureba uyu mukino. Birasobanutse. Amaso ameze ukuntu wallahi, niyo mpamvu tuba tutari kubibona neza cyane. So iyo akaba ari umukino uteganyijwe ku munsi w'ejo, aho navuga ati u Rwanda ruzaba rwacakiranye na Libya. Twakomeje. Nyampinga ati ni Nyampinga wa Botswana Lesego Chobo ku myaka 26 yagizwe Minisitiri w'Urubyiruko n'Uburinganire. Mu butumwa yashyize hanze ku munsi we wa mbere atangiye inshingano ze. Lesego Chobo yashimiye Perezida ku bw'icyizere yamugiriye, ndetse avuga ko kuva na kera yahoze arota kuzaba umuyobozi ukomeye muri iki gihugu gituwe n'abarenga miliyoni 2,600,000. Navuga ati ni abantu bakina igihugu gituwe n'abantu bakeya cyane, giherereye mu majyepfo ya Afurika, mu Misira. ariko ye uriya riva ari ikintu cyiza rero, ni ukugira indoto ukanazirwanira kugira ngo uzazigereho. Navuga ati ni chance kandi kabisa tumwifuriza ishya n'ihirwe n'imiyoborere myiza. Navuga ngo agiye gutanya n'inshingano, agiye gutangira for right now. Navuga ngo uhagarariye urubyiruko, uhagarariye generation yose ariko mu bintu bijyanye n'uburinganire. So for right now update zacu nyine twazivuze gutyo, amakota muyihanganira yagiye abonekamo, uko byagiye bigenda kose mugende mubyihanganira. Ni umunsi ku wundi wa Rwanda tugenda tureba ukuntu twazakosora wa Rwanda. Nazivuze ngo nitonze cyane ngo uyu munsi ngo nta bintu ngo by'ubusazi wa Rwanda. So for right now nagushimira wowe wafashe umwanya ukawacinga this is my update wa Rwanda, niwe wadanje niwe wagaciro. So for right now navuga ati appreciate God bless you Rwanda.
shallow kabisa ku muntu uba wafashe time yiwe akareba this is my update of one. So njyewe zikugezwaho yari update I say again ya Pablo Papito Pacino wakaza Tigre Casco Pisto. It's your bag and shop boy, big bag and boy. You know the shino the queen ya shop ya DJ Sky Missy Move.